tayari niyo Bosco muramubona umukunzi we future wife mwamubonye niyo Bosco atera ivi cyangwa se yambika umukobwa bazabana amwambika impeta. niyo Bosco muramubona yamurimbiye indirimbo nziza cyane cyane ko muzi ko uyu niyo Bosco ari umuhanga. niyo Bosco mu gihe gito cyane turamubona yabaye umugabo vuba yongera abo umupapa, mbese ku mukunzi we umukobwa mwiza cyane ufite nyashe nk'iby'iki gihe, uteye neza, mwiza nyine pe. niyo Bosco uzi kurambagiza, nabwo wisondetse kandi ni byiza cyane. mwamubonye umukunzi wa niyo Bosco muramubona. ni mu minsi mike niyo Bosco yaramugaragaje, haciye iminsi itarenze 3 agaragaje umukunzi we. abantu baramubona tugira ngo nibyo gusa, ariko kandi mu ijoro ryashize niyo Bosco yambitse impeta umukobwa bazabana ibihe byose yitwa Irene. uyu mukobwa Irene rero bamwambitse impeta, n'ugiye kuzavamo umugabo wa niyo Bosco, umugore wa niyo Bosco vuba bidatinze. navuga ngo niyo Bosco ni intambwe ikomeye cyane, ni ukuri. ni ibintu niyo Bosco yishimiye mu ndirimbo ye yamuririmbiye, aho yavugaga iyo ndirimbo irimo amagambo avuga ko ari ibyishimo atari yiteguye, ati mu buzima bwe nibwo ibyishimo bye byaza byakuzura. mu ndirimbo yiwe yavuze neza ko uyu mukobwa ameze ngo nk'urumuri rumumurikira umunsi ku munsi, nk'uwavuye mu mwijima, mbese nk'uwagiriwe ubundi buntu butangaje. ni indirimbo yaririmbye irimo amagambo meza cyane akomeye, avuga ko yahiriwe no kugira uyu mukobwa, kandi koko ni umugisha ku muntu uwo ari we wese kubona umuntu ugukunda none akemera ko mwazarangizanya ubuzima bwanyu bwose, ubuzima bundi busigaye hano ku isi, uwo muntu akemera ko mwazaburangizanya. ntabwo ibyo niyo Bosco yaririmbaga bihabanye n'ukuri, ko biri kose niko kuri, kuko buriya kubona umuntu ugukunda mugakundana, nubwo iby'ubu ngubu bisa nkaho byahindutse ngo ni pase, ngo ni ukujya mu rugo ejo rugahirima, ngo ni iki, ariko kandi uko byamera kose aba ari n'iby'agaciro kubona umuntu mwemeranya ku bana, by'umwihariko uwo mwakundanye. nuba ngo uriya mukobwa Irene yaramaze igihe kinini cyane, imyaka itari mike akundana n'uyu niyo Bosco. urumva baraziranye, barakundanye, igihe kirageze rero ngo babe barushinga, nk'uko niyo Bosco yabyivugiye igihe yamwambikaga impeta ya fiançailles, amubaza nimba yamwemerera ko bazabana akaramata. undi nawe atazuyaje yabyemeye vuba cyane, ati yego, kandi tuvuga ngo she says yes. yavuze yes, birumvikana. ni umu future wife wa niyo Bosco, ni umudamu we w'ahazaza, nabo ngo ni mama w'abana be, nk'uko niyo Bosco yabyivugiraga, ati nifuza ko wazambyarira abana, wambyarira imfura, ukambyarira ubuheta, wambyarira bucura, wambyarira abana bose nifuza. umukobwa none ntiyazuyaje, avuze ati ibyo byose ndabyemera. byari ibirori byiza cyane byabereye muri La Paris Hotel, aho niho niyo Bosco yambikiye umukunzi we impeta y'urutazashira. no mu gihe gito niyo Bosco yagaragaje amagambo meza cyane avuga ku mukunzi we, aho yatunguye abantu benshi cyane ko niyo Bosco ntabwo yigeze yavugwa mu rukundo. ni umusitari ariko ntabwo yigeze yavugwa mu rundi rukundo, ari nayo mpamvu abantu benshi bamwe na bamwe byagiye bibatungura, ariko kandi mu gihe bari bagitungurwa n'ayo magambo yamugaragajeho, ahise aza nyine anamwambika impeta. urumva ibyo gutungurwa no kuvuga ko amukunda byo ntabwo byari bigikenewe, kuko urumva nimba yamaze kumuporopoza amusaba ko bazabana, birumvikana nta kindi cyari gisigaye. twavuga ngo turindiriye ubukwe bw'aba bombi, aho tubategereje bajya mu rukiko gusezerana imbere y'amategeko, then tukanababona bakora ubukwe. ni ukuri ni urugendo rwiza
navuga rw'umugisha, kuva muri fiyansayi ugatera ivide ugakora n'ibindi biba bisigaye, navuga ngo aba ari ibintu byiza cyane. Niyo Bosco rero ni umuhanzi w'umuhanga cyane uzi kuririmba kandi abifitemo impano pe, ntabwo ari wa muhanzi ushakisha. Niyo Bosco abifitemo impano. Kuba muzi Vestina na Dorcas ni ukuboko gukomeye kwa Niyo Bosco. Kuba mukunda indirimbo za Vestina na Dorcas ni ukubera uruhare runini cyane rwa Niyo Bosco, kuko ziriya ndirimbo za Vestina na Dorcas hafi ya zose niwe wazanditse, kandi indirimbo yaba irimo utakunze nuko atari Niyo Bosco wayanditse. Indirimbo zose mwakunze, ibe Yebo, ibe indirimbo yose mwakunze, Nahawe Ijambo, mbese za Adonai, ziriya ndirimbo za Vestina na Dorcas Niyo Bosco wazihimbye. Kandi si uwo gusa, Niyo Bosco asanzwe yandikira abahanzi benshi indirimbo. Izi ndirimbo mugenda mukunda za ba The Ben, za ba Bruce Melody, za bandi, ziriya ndirimbo zose mugenda mwumva zitwika muri secular music, hafi ya zose n'uyu nguyu ni Niyo Bosco uba wazanditse. Niwe uba wazanditse. Murumva ni umuhanzi w'umuhanga cyane, agira amagambo y'ubwenge, kuko mwumva ko indirimbo ze zifite ikinyarwanda cy'umwimerere, ubona ko ari amagambo agiye yuzuzanya. Ni umuhanga cyane mu byo yandika, twagera mu kuririmbaho abifitemo impano, ntabwo tubigarukaho. Indirimbo ze ni nziza cyane, zose murazizi cyane ko afite indirimbo itazava mu mitima y'abantu yitwa Bigenze Ute. Iriya ndirimbo Bigenze Ute ni indirimbo yatumye Niyo Bosco yamamara, aho abanyarwanda ndetse n'abandi bose bayumvishe. Ni indirimbo bumvaga ukumva ntiwayihaga, ukumva wakomeza ukayumva bitewe n'amagambo yari ayirimo, cyane cyane ko yabwiraga ku bantu bihenura, abantu babona bamaze kugira aho bagera bakihenura, cyane cyane abantu bo mu miryango. Ugasanga wowe ubwawe umuryango uvukamo mwasangiye buri kimwe cyose, mwabanye mu buzima buciriritse, ubwiza ndetse n'ububi, ariko kandi umaze kugafata urihenuye, ntiwibuka ko n'abavukamo, rimwe na rimwe n'ababyeyi bawe ukabihakana. Abo rero nibo Niyo Bosco yabwiraga muri iriya ndirimbo Bigenze Ute. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kugenda bayumva. Kuri ubu ngubu bimaze imyaka myinshi cyane isohotse, ariko kandi umunsi ku munsi iriya ndirimbo barayumva. Umuntu ntabwo, mbese umuntu wese uyigezeho wumva utareka kuyumva. Benshi baracyayipostinga. Ni indirimbo itarigeze hiti. Iyo ndirimbo Bigenze Ute rero niyo yatumye Niyo Bosco yamamara. Si yo gusa kandi, Niyo Bosco afite indirimbo nyinshi cyane, ntawe ubura ishyano ashyuha, aho iyo ndirimbo iryo jambo ngo ntawe ubura ishyano ashyuha bifuje ko ryajya no mu migani nyarwanda, bakaryongera mu migani nyine mu migani nyarwanda, namwe murabyumva mu migani y'imigenurano. Urumva Niyo Bosco ni umuhanga cyane, afite indirimbo nziza za Jori, ni indirimbo nziza cyane. Ni umuhanzi umuhanga mu kuririmba. Si ibyo gusa, azi no gucuranga, yaba piano yaba gitari, ibintu byose arabyumva cyane. Utazamureba gutya ngo ntabona, nubwo atabona, ibintu byose aba birimo cyane kandi neza. Niyo Bosco urumva cyakoze Mana nyagasani, simbizi, ariko uyu mutipi yaza kuba abona, iyo aza kuba abona, ndakubwiza ukuri, muvuga ngo The Ben, muvuga ngo muvuga ngo Bruce Melody, muvuga Meddy. Uyu Niyo Bosco aba ari ku gasongero, ko mwibuke imyambaro bamwambika ntabwo ayihitiramo, mbese nawe urabyumva ahantu hose, kuko nyine ntabona. Wibaze ngo iyaba abona, uyu mutipe aba ari ku ruhe rwego. Iyaba abona, hari abahanzi benshi babona arusha kandi byitwa ngo barakomeye, we ntabona, ariko kandi reba urwego ariho. Niyo Bosco arakaze cyane mu muziki, cyane cyane abifitemo impano, ntabwo abishakisha. Azi kuririmba, azi gucuranga, azi buri kimwe mu bigendanye n'umuziki. So twambwira ngo urugendo rwiza rero, mu rugendo rwe yatangiye rwo kuba yava muri single akajya muri marriage. Twambwira ngo urugendo rwiza nukora azaruhirirwemo, azubake rukomere. Twamubwira ngo rwose iriya ntambwe turabyishimiye ko yambitse impeta umukunzi we. Turamutegereje mu rukiko, turamutegereje mu gusaba no gukwa, mbese turamutegereje mu bukwe. Niyo Bosco tumutegereje yarabaye umugabo atakiri umusore, tumutegereje ari umupapa,
ari papa w'abahungu ndetse n'abakobwa. Twavuga ngo urugendo ruhire kuri Niyo Bosco, abakunzi ba Niyo Bosco. Ngaya makuru ari kumuvugwaho, ngiyo intambwe yateye yo kwambika umukunzi we w'ibihe byose impeta. Nababwira rero ngo mwakoze kubana natwe, ni kuri Nili TV1 nk'uko bisanzwe. Ahandi duhurira nyine murabyumva namwe, tukagaruka nyine ku makuru agiye atandukanye agezweho. Ndabakunda cyane rero, mwakoze kubana natwe, mudushyigikire mukora subscribe, share ndetse na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.